Umugani ugiye iburyasaza zirya mbisi. Kera habayeho umukobwa bamushyingira iburyasazi. Nyirabukwe agize ngo aramuhereza isazi yatetse, nyiramama wanjye aranga ngo iwabo ntibarya isazi. Bukeye nyirabukwe yenda akabya ashyiramo isazi. Arapfundikira atereka ku ziko. Ahamagara umukazana we aramubwira ati: "Mwana wanjye, ngutwo utuboga twa sobukwe. Uramenye ntidushirire, ucanire neza. Nguwo n'umunyu uze gushyiramo. Twe tugiye guhinga kure." Nuko nyirabukwe yegura isuka akurikira abahinzi mu murima. Wa mugeni ahera ko yegera iziko aracanira. Isazi zimaze guhwana, igihe cyo gushyiramo umunyu kigeze awushyiramo. Ageze aho yenda agati akozamo, ararigata ngo yumve uko bimeze. Akojeje ku rurimi yumva biraryoshye. Atereka akabya hasi, akomeza gukozamo agatari gato. Akabya kamaze guhora, aragaterura arumika ku munwa. Rwumirana ubwo. Nuko yiyungaho agakono kamubayeho ingunga. Igihe cy'amahingura kigeze, birashyira nyirabukwe araza. Ageze mu rugo ahamagara umukazana we ati: "Mbe nyamwari." Undi yitabira mu gakono ngo ngwino unture. Nyirabukwe ageze aho yinjira mu nzu asanga agakono kumiye ku mukazana we. Aratangara ati: "Byakugendekeye bite?" Undi abura icyo avuga. Nyirabukwe akamukuraho, aragenda azana izindi sazi arateka. Ashyiramo umunyu. Igihe cy'ikaraba kigeze, ntiyirirwa abaza umukazana. Amutereka amazi arakaraba. Amuhereza amazi arakaraba, kuko yari azi ko yavuye ku izima. Nuko ashyiraho ngaho bararya. Ngaho umugani wakomotse ngo ugiye iburyasaza zirya mbisi. Sinjye wahera, hahera umugani. Uyu mugani ugiye iburyasaza zirya mbisi utanga amasomo menshi yubaka mu buzima bwa buri munsi, imyitwarire n'uburyo abantu bakwiye kwitwara mu mico itandukanye. Dore amasomo akomeye awurimo. Isomo rya mbere: kwemera guhinduka no kwigira ku bandi. Umukazana yageze mu muryango mushya afite imico ye. Yanga kurya isazi. Nyuma yaje kwemera kuzirya kubera ubuzima yari abayemo. Ibi bitwereka ko iyo umuntu agiye ahantu hashya agomba kumenya ko yahaba, akagerageza kwinjira mu mico yabo. Isomo rya kabiri: kwirinda kwihagararaho cyane. Mu ntangiriro umukazana yangaga kurya isazi kuko iwabo bataziryaga, ariko amaherezo yagize isoni zo gusuzugura uburere bwa nyirabukwe. Ibi byatuma twiga ko bidakwiye kwihagararaho cyane mu mico itandukanye, kuko bishobora kuduteza ibibazo. Isomo rya gatatu: ubwenge bw'abakuru burafasha. Nyirabukwe yamenye neza ko umukazana we yacitse intege. Ntiyongera kumuhatira, ahubwo yamukoreye izindi sazi atamubajije. Ibi byerekana ko abantu bakuru bafite ubuhanga bwo kwigisha batarakaye cyangwa ngo bakoreshe igitugu. Isomo rya kane: kwemera ko hari ibyo utazigera uhindura. Nubwo umukazana yari afite imico ye, yasanze agomba gukurikiza ibibaho yashyingiriwe. Ibi bitwigisha ko hari ibintu bimwe utazashobora guhindura, ahubwo ugomba kubyinjiramo uko biri. Isomo rya gatanu: kwihangana mu buzima. Umukazana yahisemo kurya isazi atabishaka, maze arihangana. Ubuzima nabwo rimwe na rimwe butugira uko tutari twiteguye, ariko kwihangana no kwemera kwiga bishobora kugufasha gutera imbere. Uyu mugani rero twigisha kwemera, guhinduka, kwihangana, gusobanukirwa imico itandukanye no gukoresha ubwenge mu kwigisha abandi. Murakoze.